Ahani Kuburezi Official TV. Ahani Kuburezi Official TV. Subscribe, maze ibiganiro bizubibo. I Huye hagiye kubakwa inzu y'amateka ku rwibutso rwa Karama rwabereyemo ubwicanyi ndengakamere. Mu karere ka Huye hatangiye gutegurwa umushinga wo kubaka inzu y'amateka igamije gusigasira no kugaragaza amateka ya Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994 yabereye ku musozi wa Karama, ahazwi nk'ahiciwe abantu benshi mu buryo bw'indengakamere. Uyu mushinga uri gutegurwa n'ishyirahamwe Minega Idatsimburwa rihuriyemo abarokotse Jenoside yakorewe Abatutsi bahiciwe. Biteganijwe ko iyi nzu y'urwibutso rw'amateka ya Jenoside yakorewe Abatutsi izubakwa mu kagari ka Gahororo, umurenge wa Karama, aha n'ubundi akaba ari ahahoze secteur ya Karama commune Runyinya mu cyari prefecture ya Butare. Amateka y'aha hantu hagaragaza ko Karama yahungiyeho imbaga y'Abatutsi bagera ku bihumbi birenga 110 baturutse mu bice bitandukanye byari bigize prefecture ya Butare na Gikongoro. Aba bahungaga bizeye kurokoka bamaze hafi cyumweru bahahungiye. Kuwa 21 Mata 1994 kuva mu gitondo kare kugeza nimugoroba habereye ubwicanyi bukomeye bwahitanye abantu basaga ibihumbi 75. Hari n'abandi bishwe bahahunga mu gihe amasasu yari yamaze gushirana intera hamwe n'abasirikare ba leta yari iri ku butegetsi icyo gihe. Bicwa mugenda bagerageza guhungira i Burundi, mu gihe bake cyane haribo babashije kurokoka. Umuyobozi w'ishyirahamwe Minega Idatsimburwa Bwana Shyaka Cyprien yavuze ko kubaka iyi nzu y'amateka ari ingenzi kuko Karama ifite umwihariko ukomeye mu mateka ya Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. Yasobanuye ko aka gace kari gatuwe cyane n'Abatutsi benshi bitewe n'imiterere y'aho hantu yari ibereye ubworozi. Yongeyeho ko abahungiye Karama babanje kuhizera umutekano bashingiye ku buyobozi bwariho icyo gihe ndetse n'icyizere cy'uko ahantu hari idini hatakorwaga ubwicanyi. Aha ni kuri paruwasi ya Karama, aho imbaga y'Abatutsi benshi yari yahahungiye. Bamwe bagiye mu kiliziya, abandi bajya mu mashuri yari araho, abandi bajya muri centre de santé. Hari n'abari kuri komine bitewe n'ubwinshi bw'abari bahahungiye. Gusa nk'uko byagaragajwe, bamwe mu bayobozi bo ku rwego rw'ibanze babeshye impunzi ko zitekanye, ibyatumye zikomeza kuhahungira ari nyinshi. Jenoside igatangira itinze ariko ikaza gukorwa mu buryo bukabije bwaje no kuba ndengakamere. Ubu bwinshi bw'impunzi z'Abatutsi zari zahungiye i Karama ntibuturuka ku bari bahatuye gusa nk'uko twabivuze haruguru, ahubwo hari ibice bimwe na bimwe Jenoside yahereyemo ndetse inahakoranwa ubukana bukabije nko kuri paruwase Ikibeho, aho Abatutsi bari bahahungiye bishwe ku itariki 14 Mata, Icyahinda ku itariki 15 Mata, n'ahandi nk'inyumba mu cyari komine Gishamvu. Benshi bagendaga rero baturuka imihanda yose no mu yandi makomine yari aturiye komine Runyinya, yaba ayo muri prefecture ya Butare cyangwa se prefecture ya Gikongoro. Mu mateka ya Jenoside yakorewe Abatutsi i Karama hari abafatwaga nk'abacurabwenge ba gahunda z'ibitero n'ubwicanyi ndengakamere bwahabereye. Urutonde rw'amazina yabo rukazashyirwa mu cyumba cyihariye kibagaragaza nk'abagize uruhare rukomeye muri ubwo bwicanyi. Hakaba rero harimo uwari burugumestre Hategekimana Deogratias wari uzwi ku izina rya Cyamakare Nkuba y'Ivumbi.
hamwe n'abandi bayobozi barimo Mbarubuke Jean de Dieu, Kabibi Venuste, hakaba nanone Karangwa Auguste n'abandi ngira ngo abazahasura bazabasanga kuri urwo rutonde. Ku ruhande rw'ubuyobozi bw'akarere ka Huye, umuyobozi wako Bwana Sebutege Ange yemeje ko gahunda yo kubaka iyi nzu y'amateka iri mu murongo wo gushyirwa mu bikorwa nyuma y'uko inyigo yayo yamaze gukorwa. Yagize ati urwibutso rwa Karama rusanzwe ruhari, hamaze gukorwa inyigo kugira ngo hazongerweho inzu y'amateka n'ibindi bisabwa nihaboneka ingengo y'imari. Biteganyijwe ko iyi nzu izatwara amafaranga agera kuri miliyoni 438 z'amafaranga y'u Rwanda, ikazubakwa mu byiciro bitatu. Iteganyijwe kuba ifite ibyangombwa byose bijyanye n'inzibutso zo ku rwego rw'akarere, hagamijwe gusigasira amateka no kwiyigisha abazavuka. Uyu mushinga ugaragaza umuhate wo gukomeza kubungabunga amateka ya Jenoside yakorewe Abatutsi no guha icyubahiro abazize ayo mahano binyuze mu kubika ibimenyetso n'amakuru by'ukuri ku byabaye. Tubibutse ko Karama ari hamwe mu hazwi nk'ahabereye ubwicanyi bukabije uburakari n'ubugome, kuko hanafite umwihariko w'uko Abatutsi bahahungiye babanje kwicishwa inyota, kuko haciwe imiyoboro yajyanaga amazi ubundi bakababuza no kuyashakira mu mibande. Hanageragejwe kandi kurogwa amazi yari ari mu bigega kugira ngo uhirahira ayakoresha ahita apfa. Ubu bugome kandi bwakabije ubukana, aho begeranyije abana bababeshya ko bagiye kubatekera igikoma maze bashyiramo aside, bose barashira. Ubu Karama gahunda ngarukamwaka yo kwibuka Abatutsi bahiciwe ikorwa buri tariki 21 Mata. Inshuti bakunzi bacu rero, baba abafite ababo biciwe Karama cyangwa se abari bahafite inshuti zikaba zarahaburiye ubuzima, turabakomeza mukomeze kwihangana. Turabakomeza dusabira Abatutsi bazize uko Imana yabaremye. Twese rero dukomeze kwibuka twiyubaka. Mwari kumwe na Fidèle de Jésus. Iyi ni Uburezi Official TV. Turabakunda cyane. Ciao ciao. Umurani wacitse ufite abakunzi ukagira n'urubyaro, ufite umugambi wo kuguhoza amarira, abacu twabuze ntitwababaza. Urukundo mwadutoje tuzarukuza, uburere mwaduhaye tuha abacu, tudacika turajya